umuriro wararanye uzi ko nashatse kwibyukira ngo nigire hanze niyo mpamvu wabyutse kare witwaje ko ugiye gushakira inyana ubwatsi. Ibaze rero basangire na sekuru imiti ya gihanga namushakiye. Ariko simbeho ndamukanye mwo kagira Imana mwe. Simbeho. Reka mfata agasego njye ku kazuba ndebe ko yashira da. Pega imbeho. Muzeyi kuzindukiye ku kazuba nkaho twagiye mu murima ho n'amahoro. Wanza atari amahoro. Ndamukanye mbere iteye ubwoba kandi umugenda ncika n'intege. Nikoye ariko ubuze umuriro wararanye. Uzi ko nashatse kwibyukira ngo nsohoke. N'ubu aracyawufite pepe. Ese niyo mpamvu wabyutse kare witwaje kujya gushaka utwatsi twinyana. Yewe nabyo birimo. Ariko si ubu nturwayera. Reka nawe wikabya ndakeka ibingiye biterwa n'imvura imaze iminsi igwa. Uyu ni umuzere urimo kunkamukamo rwose. Ahubwo urebe ukuntu wantumiriza akagwa gashyushye cyangwa se nakuzana urwagwa rushyushye hanyuma unanshakire ibiturusu niyuke urebe ko ntabibereke. Reka mbanze mpezere ya nyana ubwatsi. Ahasigaye nje kukujajabira. Ndebe ko natwe twamanuka tukagiye akabande tukajya guhinga. Nyaruka ubangutse udasanga umusaza wawe ngogera yirenze. Kiravuba rwose. Hasi mukecuru wacura. He mukecuru. Konde wawe uhanyuraga nahe muri iki gitondo. Sizo muzehe atameze neza. Naringiye gushaka kagwa kugira ngo ngahe umusaza kugira ngo uyu muze umaze iminsi w'imvura ndebe ko wamukamukamo. Ntaho wakandangira ahubwo. Ko mukecuru nawe rwose. Ubuso ko najya njya mu kabari. Yewe ntabyo namenye n'ukuri. Ese nyina mama wawe ko ndebe watamuye inzobe. Wongeye gutwita. Ariko n'ubundi nyine nsanzwe ndi inzobe da. Ariko nyine n'ubundi nibyo dana n'ubundi. Nikoye. Nuko nyine byagenze. Izindi ahekana muzazigira mute? Sinjya numva ngo ku kigo nderabuzima hari gahunda yo kuringaniza urubyaro. Mbyeyi wese. Nyine mu gihe niteguraga kujya muri iyo gahunda yo kuboneza urubyaro. Nagiye nyine bapimye basanga ndatwite. Yewe. Aho bukera urabazana mbagufashe. Ahora n'icyo wa mubyeyi. Ariko reka nkubwire. Ntimuzongere kuba indangare bene ako kageni. Ahora umukecuru byihorera nitwe tubizi. Uzi ko uyu mugore adasiba ku kiriri ahorana intege nke bityo ntabashe no gukorera urugo rwe. Ahora n'iki? Aho ubukene butugeze ubusa simareba koko mukecuru. Ahubwo se bwari bwabageza hehe? Ahora ceceka. Bwari bwaza se? Buratse ndizi kwereke. Maze nubona n'agahenge umwana bararwaye. Ntuzi ko umujyanama w'ubuzima yatubwiye ko umwana uri hasi y'imyaka 5 azahazwa na malaria cyane. Ubwo se siyo mpamvu reba bari abahora barwaye. Ahora n'iki ko na wa wundi siza hinda umuriro.
nibaze rero basangire na sekuru imiti ya gihanga namushakiye. Yewe nta kundi byagenda da. Ndabazana rwose. Yewe reka nkureke rero. Reka njye gushaka kakagwa. Ndebe ko kamukiye. Ngaho genda nanjye ubwo Mirambi ndamubwira. Ndamubwira aze kureba uko muzehe hameze. Niko ubwo igihe mwarira ibyo bishake ntago mubihaga ndekera abana birire uragira ngo babyukire ku mugati ze nk'abana bo kwa mwarimu ngaho komeza ubashyigikire nge umunsi barwaye malaria nzaba ndeba uko uzabigenza nende wakubwiye se ko malaria iterwa no kurya ibisheke urabeshya ikintu cyo kiranyagisha hagati aho ariko muzehe hamerewe nabi yego mana ngo yarembye da dore muhuye na mukecuru yuhanya ngo agiye kumushakira amukurira ngo akagwa gashyushye ngo rebe ko ngo yakamuhangwa agahashya ngo uyu muze w'uyu mukamuko w'imvura. Muri iki gihe abarwayi ni benshi ntabwo ari wowe wenyine ubanza ari malaria kuko urabona ko imibu yabaye myinshi rwose kandi rero umujyanama w'ubuzima watubwiye ko ari kwirakweza udukoko dutera malaria. Akabyaramwe nka twese duturiye igishanga wagize ngo iranatworoheye koko. Hagati aho ariko mukecuru yanatugaye yanatugaye rwose ukuntu nongeye gutwita nkurikije indahekana zingana gutyo koko. Nta kundi nyine agomba kutugaya. None se ko twagiye ku kigo nderabuzima tuzi ko tugiye kuboneza urubyaro tugasanga karamaze kugeramo kera. Erega nawe ntago ubunyoroheye nawe ntagahenge umpa rwose. Nese sinagukoye wagize ngo nakuzaniye ubuntu. Niko ngomba kujya nkubyaza umusaruro ngakuramo esheke uko bize babivuga. Komeza uvuga gutyo ubwo ngubwo mushiki wawe naza nzaba numva icyo uzamubwira warananiwe gukurikiza inama yatugiriye ubwo se uzamubwira ngo iki aho uzajya wirengera ubukene tubamo. Ubu sinazindutse njya kwahirira aba bana bawe ndeba ko nibura nahashya n'inzoka bahora barwara buri munsi ubu ntago mba nazindukiye aho ngaho iruhande rwawe. Cyakora cyo cyadukwiye kuhagurukira kuboneza urubyaro rwose. Ubu se koko urugo rwacu rwatera imbere gute ndukorera njyenyine nawe uzajya ubyirengera nyine. Reka ngende ntunganye umuti ndebe ko naza nkureba ukuntu natera iyo ntabwo. Nyaruka ubanguke urabona ko ari ukubanza kuyitongora kugira ngo ubone uko uyitera. Mbega agafilime karyoshye ndetse ukicara imbere ayiwe ndapfuye we mukecuru nyorosa neza wagira ngo wenda siniyoroshe we ariko simana yanjye nyorosa neza we ukunda kugira nte koko imiti yose nagusabikiye ntakiri kukumarira ayiwe ukunda bigira nte koko mana yanjye we umva niko enda akira ugotomere kuba aka kawe dore nakazanye rwose ariyo bakikarura ukagotomere urebe ko hari umumaro kakumarira. Subizayo ego kugotomere ngo bakuzana ngerageze wahiriye mu nzu ntadapfunda imitwe gotomere umumaro ngerageze gotomera
gotomera rwose gotomera se nawe dore ndanga kukabya indwara. Mwiriwe mwiriwe neza. Mwiriwe yewe nta kwirirwa so yandembanye. Niko muzehe Dore ngubu umeze ute? yandembanye rwose. ndumva ntakajyamo. Icyaraho ngaho. ndumva ntakajyamo. ahubwo aho ukera urampamagarira mushiki wawe ave mu mujyi aze kumvuza. nabonye yamvuje aribwo mara kabiri. Erega rata nuko se uyu nguyu akabya indwara nari namusabikiye imiti ya kinyarwanda rwose. Nabanza yinywa arebe ko adakira. Wa mugane nibyo. Nabanza mwiyongiye. Erega si byiza kuvanga imiti ya kinyarwanda n'iya kizungu. Reka numuze tumazemo iminsi w'imvura. Nimara gukamuka rwose nawe azakira. Nyibwirira ahubwo kandi nanakurangaranye. Hewe. Bose ko ari umuti w'umurwayi kandi yewe Nikoye. Biri wakoze umugore wawe ni ibiki koko? We ntumuhana agahenge? nibyo nyine uko wabibonye nyine natwe byaradutunguye. Ariko mwavuye mu miteto ya kera koko. Kose yari afite isamba akabagabanya nayo ntibakwire. Nk'abari abantu byarabuza abashyiraho koko. Ubwenge buza ubujiji buhise nyine. Yabaga nabashaga nabo kubakuza. Kubakuza se birahagije hatarazamo n'amashuri maze ngo urebe ngo birakuyobera. Mukecuru reka nigende ubwo utangiye kunsomera. Ngaho urwaza ubukiza. Yewe ngaho genda. Muzehe ngaho urwara ubukira. ugenda amahoro ariko uzirikane ibyo nyoko akubwiye. Ubwo nzagaruka. Amenye ko kuri gushirira mu biganiro. Nzagaruka kujya ndeba uko umeze. soko se nuko no. ariko si n'indi iri kumamagara amasaha gusa mutwe nawe ntibajya babona. Halo? Ni Mirambi musaza wo gusuhuza. Yewe ntayo umusaza ameze nabi. Arwaye iki se ko mutambwiye? Yewe simbizi rwose arataka umutwe araruka ibintu bisa n'umuhondo kandi yacitse intege umubiri wose. Niba baramuroze simbizi rwose. None se mwamujyanye kwa muganga? Ese ubu zazitiramo ibibabahaye ko nasize nzimanitse ubwo baziraramora? Inzitiramibu zo barazimanuye rwose ngo iyo baziryamyemo zirabashyuhira. Ariko guranyibwirara yewe wagira ngo wari uhari rwose umukecuru amusabikiye imiti. ariko ubwo ubujiji bwanyuza bashiramo ryari? Barabaha inzitiramibu zibarinda malaria ntimushobora kuziryamamo. Yarembye. Mira ubaye iki? Abaye iki se mana yanjye ko numva asa n'utaka? Ko numva ngize ubwoba.